twongeye kubasuhuza bakunzi bacu ba Masike One TV. Turi muri studio ya Masike One TV. Uyu mwanya dufite abatumirwa beza cyane, urubyiruko rukeye ku maso, murarubona ko rusobanutse. Rugiye kutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye, ariko bagendeye kuri no nsanganyamatsiko igira iti ari urubyiruko rwa kera, uburyo rwagendaga, uburyo rwitwaraga, ndetse ugereranyije n'urubyiruko rw'iki gihe. Aho umuntu yashima ni hehe, icyo umuntu yanezererwa ni ikihe? Reka duhere kuri uyu mugenzi wacu anatwibwira. Uyu nguyu wambaye agashati kajya gusa nk'umweru, atwibwira. Mumeze mute musore wacu? Tumeze neza, ni Jure kabisa. Nanjye nishimiye gukorera kuri kiganiro kuri One Masike TV kabisa, ko nanjye ndabakunda abakunzi ba One Masike TV. Nuko guma kudukurikira, tuzaguma duhakore n'ibiganiro uko igitangazamakuru kizajya kidutumira uko bwije nuko bukeye. Urakoze cyane, tubahaye ikaze kuri Masike One TV. Tugeze kuri mugenzi wacu, mwebwe mwitwa nde? Ngezwe ku kazina ka Mafasangwa. Mafasangwa, umeze neza? Gusuhuza abakunzi ba Masike One TV bitewe n'ibiganiro babagezaho cyangwa na filime babagezaho nziza, ariko nayo ndayikunda. Njya nyikurikirana, hari utuntu mbona ikora tunshimisha cyane. Sawa kabisa rwose, ibyiza byo birahari, ahubwo ni ukujya mukomeza kudushyigikira mu buryo bwose, naho ubundi ibyiza byo birahari. Reka rero ducunguje uburyo mwete duhere kwa Jure agira icyo atubwira. Insanganyamatsiko ndakeka mwayumvishe neza, ni karibu. Murakoze cyane. Insanganyamatsiko ngo urubyiruko rw'iki gihe n'urwa kera, ni uruhe rubyiruko ngiye mbona rufite umuco, rufite discipline? Njye buriya nta kuntu njya nemeranwa n'abantu bamwe na bamwe bavuga ko urubyiruko rw'iki gihe rwataye umuco. Urubyiruko rw'igihe ntabwo rwataye umuco, kubera ko inkondo iva ku mukuzo, kandi nguvuga kwande nkubwire uwuriwe, ugendana nande nkubwire uwuriwe. Niyo mpamvu njyewe ntajya mbitindaho. Abakera bambaraga incabure, bakambara igice cyo hasi abakobwa, abahungu, abasore bagatereka amasunzu. Ibyo byose njye iyo mbirebye mbona koko abakera nibo batari bagira umuco, nibo basa na ababyeyi batubya, nibo basa naho bataye umuco wo kurera wa kibyeyi kurusha twebwe, kubera ko impamvu niyi. Ese koko niba ababyeyi bacu bafite umuco, twebwe twawutaye, uwo twataye twawukuye? Ikibazo cyiza cyane, aravuga ati uwo muco urubyiruko rwa none rwataye, twawutaye gute? Niba ababyeyi bacu bari bawufite, kuki bemeye kuduta umuco? Ni ikibazo afite rwose cyumvikana. Ku ruhande rwawe wowe urabivugaho iki? Ntabwo bino bintu turi bubyemeranweho. Kuzihe mpamvu? Kera ziriya ncabure yari umuco, yari gakondo. Imyenda yari itaraza cyane, bajyaga mu ishyamba ugahiga intare, ugahiga ikintu gifite uruhu karukura, nirwo wambaraga. Imyenda yari itaraza, iterambere ryari ritaraza. Wikitiranya ibintu. Ubu ngubu iterambere ryaraje. Nimba wambaye n'akenda wikambara kagufi, ngaho ufata ubu ngubu ujya mu mujyi wambaye umwenda ugera hano rero. Jya mu mujyi urebe uwambaye, mbere yo kuvuga ngo kera, ubu ngubu hari umuco. Urubyiruko rw'ubu ndarunenga cyane kuko nta muco uhari, ahubwo kera nibwo hari umuco. Iyo ncabure yarambaraga, ariko bikagaragara ko ayambaye. Aragira ati, nta guciye mu ijambo, aragira ati uwo muco, ubundi uyu muco tuvuga ko ari mubi, ubundi uriya mwiza waciwe ute? Kuki wacitse kugira ngo urubyiruko rw'ubu rufate uwo muco? Wacitse ute? Ku ruhande rwawe urabyumva ute? Ni igiki cyawuciye? Masike nanakugoye, reka mubaze akabazo kamwe cyane. Mafasangwa, Yego ndakumva. niko wambwiye witwa? Yego niko ni wabwiye abadukurikiye ko ariko bakwiye witwa Mafasangwa. Ese koko nawe iyo urebye, yego, ni wowe wananiwe kwambara neza, cyangwa ni umubyeyi wananiwe kukwambika neza? Ni gute umubyeyi yifata agasohoka mu nzu yambaye agakora kameze gutya, ubwo umwana abyaye yakambara ute? Iyo niyo ngingo nshingiraho mvuga ngo niba umubyeyi yitwara nabi, byanze bikunze niwe wataye umuco, si wa mwana wambaye nabi wataye umuco. Witonze gatoya, banza usobanukirwe ikintu kimwe. Ubu se papa wanjye ni urugero. Papa wanjye ashobora kuba akora ibintu byiza, ari pasiteri, gusa njyewe kubwo kunanirana njye nganana na simbe pasiteri, cyangwa se ngendeye ku mahame ya gipasiteri, kuko ntabwo nese naba nananye mvuga ngo papa, kandi papa ari pasiteri, ntabwo byashoboka. Reka musobanurire aho ngaho. Abantu uri kuvuga ngo ku bijyanye n'imico y'ababyeyi, ku bijyanye n'imico y'ababyeyi, abana bari ntabwo bagikurikiza imico y'ababyeyi. Biterwa n'iki? Niba mama yarakurikije imico ya nyina, kuki ngewe atantoza uwo muco wa mama we? Dore ikintu kiri kwica urubyiruko rw'ubu ngubu muri rusange.
reba YouTube uhere kuri imbuga nkoranyambaga zose niba muntu wambaye ubusa unese kankubwira papa wanjye n'urugero nagwaye urugero papa ni pasteur nimba nyengeye kuri Instagram mwabona umukobwa yambaye ubusa urakoze cyane Mafasango none se nta bastaruzi bakuze wabyumvise bakuze bageze mu gihe zabukuru bakora ku bitangazamakuru bikomeye wabyumvise aribo bambara impenure bakabyigisha twebwe tutazi n'iryo tangazamakuru ari iki anyway nibyo ndi gusobanura rero urubyiruko rw'uru kwishinga udushya ruri kubona kandi utudushya by the way tuzabakozamo twumvikane ko we nimba ubonye hana yambaye ubusa yambaye bikini ari kugenda mu muhanda cyangwa agiye stage mushiki wawe yazanye kwambara impenure wanagare wazizanye uwazizanye angana na mushiki wawe nye nicyo ndi gusobanurira ngo urumva bitewe n'imbuga nkoranyambaga zicaye ibintu bitari byiza nibyo bintu biri kwica urubyiruko rw'iki gihe nimba nkunda ari hano nkamona yambaye bikini tujye mu muco nyarwanda reka twinjire mu muco nyarwanda twe kujya hanze koko turi mu Rwanda tujye mu muco nyarwanda nje nakubajije ngo ikibazo kimwe uyu munsi umubyeyi yambaye ka kantu kagera hano wa mwana nakambara ni umwana wataye umuco ni mama wataye umuco umwana ntago ari wataye umuco ikibazo cyiza cyane umwana gute abatataye umuco rero dore ukuntu bimeze mama nimba yambaye gusa mama ntago ari burenga igipangu mama ntago arenga igipangu reka nkubwire sibyo mu burezi buhabwa abana batoya twizera ko abana barafotora sibyo abana barafotora gutyo barafotora icyo ukoze bakibona gutyo niyo mpamvu ababyeyi ahubwo ngenda basaba Mask One TV iki kiganiro mu cyamamaze koko ababyeyi ndabasaba bagire discipline abana nabo barebe nimba badatora umuco umwana umutoza umuco ntabwo umwana yitoza umuco kuko twe tuvuka nta muco tuvukanye dufata kamere yiwacu tukiraho mwese tukiraho Jure aragira ati umuco tuwukomoza kuki ku babyeyi dukora inama amasaha ko akagira ati nanone hari Mafisanga akavuga ati niba papa ari pasiteri kuki munanira kandi ari pasiteri reka nkubwire rero umubyeyi ashobora kubyara umwana udafite discipline biturutse mu gisekuru cy'iwabo ushobora kuba pasiteri ariko kwa data umbyara harimo abantu bafite iyo mico mibi nkigana nkumva nta kibazo na yo societe mbayemo data ashobora kuba ari pasiteri ariko hari umusaza gakwege wambara ibintu ufata utwana ku ngufu uri kubyumva hari umusaza gakwega nk'urumogi kuko nanjye nkamwigiraho ugasanga nanywera urumogi muri ubwo buryo njyewe ndacyahamya neza ko ababyeyi bitwaye neza n'abana bakitwara neza Jire uragira uti byose bipfira ku babyeyi yego ariko Mafisanga arakubajije ikibazo aravuga ati n'iri koranabuhanga cyangwa se ino social media hari ibyo iri kuzambya cyane ku ruhande rwawe se uremera ko izi social media ziri kurarura abana ndabyemera ariko noneho social media zikoresha abana cyangwa zikoresha abantu bakuze social media rero ntago zigikoresha abantu bakuze cyane kuko umuntu ukuze ampisi nakunda azajya kuzitaho umwana uwa rubyiruko bitewe ahubwo na twa tuntu agenda abona kuri bagenzi be itangazamakuru kimwe ndashatse kuvuga kandi gikomeye mu Rwanda rwa Gasabo sibyo usanga nk'umunyamakuru arambaye yambaye utuntu ni fashion ari gufashioning ariko ugasanga ari mu myaka 30 40 yambaye bya bintu bitagaragara neza kuri YouTube cyane ugasanga umukecuru niwe wigisha ubusambanye wabyumvise kuki bitigisha abantu bato tugana ku musozo nshuti z'Imana rero bakunze b'ikiganiro cya Mask One TV aba batumirwa ibyo bariho byose birumvikana kandi n'ubundi twari dutangiye kuganira nabo hari ahantu bari berekeye mu itorero kuko bari mu itorero ryigisha umuco n'indangagaciro ariko mbere y'uko bagenda n'ubuhe butumwa mwabwira abantu muri rusange urubyiruko muri rusange ababyeyi muri rusange b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni iki Jure wababwira icyambere ndabashimiye cyane abadukurikiye bajye bahora banadukurikira ku Ntore 250 badukurikire kuri Jure TV badukurikire kabisa hose turahakorera ariko umuco ntugacike dusigasira umuco babyeyi bagira umuco badutoza umuco kandi bajyana abana babo mu
mu matorero yigisha abana umuco, kuko umuco ntugacike, tugume tuwusigasire. Murakoze cyane. urubyiruko rwo nta somo waruha mu masegonda make? Ndaruhereza amasomo y'uko rutagombwa kwigana ikoranabuhanga, ahubwo rukareba iby'ingenzi ruri ku ikoranabuhanga bijyanye n'umuco wacu, bigatora ibyo, aho kugira ngo batore bya bindi by'amahanga bica umuco wacu. urakoze cyane. Mafusango n'iki wavuga? urumva ko ari gushishikariza urubyiruko yuko bagomba kutishinga ibiba ku mbuga nkoranyambaga cyane rwose. urumva ko yakugarukiye. tukira ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange abadukurikiye? abanyarwanda muri rusange, abana bikomeza kwitwaza ngo ibintu by'ibisekuru, kuko njye ntabwo ibisekuru mbyemera. muri gihe ubundi ntabwo ibisekuru mbyemera. kora ibintu nk'uko akagombye kubikora, kandi ukora ibintu bitari bugusebye. sawa cyane. icyo nabwira urubyiruko, narubwira ibintu rwose kugabanya ibintu byo kwambara utuntu tw'utumenura ukuntu. murakoze cyane. iminota n'ubundi iri kugera ku musozo. mbere ya byose tubanje kubashimira cyane kubw'umwanya wanyu no kwitanga kuza gutanga ubutumwa bwiza, ndetse tunashishikariza abakunzi ba Mask One TV gukomeza kugubwa neza no gukurikira ibyiza tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ciao ciao.